azabaho muri abari mu bihugu bitandukanye. Tugiye kwakira umubyeyi, nawe uporofite kwakirira ijambo. Tugihagaze dukomera Imana amashyi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. None washaka kwima ibyishimo batera ikorasi ukabyina warakengura kubabaza Satani. Hoya se kumubyine hejuru uko n'ubundi wabyina gacyara kudiha wapfukamara kudiha. So ubonye chance yo guhimbaza Imana urarakaye. Haravuze ngo give yourself joy and leave problems to the joker. We kipe urandakariye we furaha, we jipe furaha wanaye jipe furaha kidiri kureba. So rero nagira ngo nahindire ko mushumba yinjira nshaka ko tugana iminota 45 yonyine, umaze gukuraho 10 birumvikana, kugira ngo twinjire mu ijambo. Ninde uyobewe? Reka nkubaze ikibazo kimwe. Nihagira ujya muri bank atere haleluya bamukorere transaction nta mafaranga afite kuri konti, ko mutasubiza se? Ngaho se vuga mu ndimi nibura baguha umufungo w'inyanya. Aho zarahenze. Cyangwa reka tureke tera haleluya bagutwarira ibishingwe ku kwezi. We need money. Muranyumva? Dukeneye iki? Shaka tubivuga. Dukeneye iki? Ngaho se uyu muriro uteramo haleluya umuriro wizane. Ko mudakunda kubyumva se mugiye kurakara. Musa mushumba yambwira ngo haleluya ngwe no wigishe ntabwo ngutegera moto. Yabikora. Hagomba kumpereza amafaranga da. Kwese murandakariye. Ubusa abacuranzi muri ahangaha namwe ni burebure ntacyo bari bahereze. Nuko nta mwuka mugira se. Abatekinisiye se bikorwa byose nahanga izi tapi n'ubuntu. Nihagira utera haleluya byizane. Dukeneye amafaranga ariko ntago tuzi kuyasaba. Turinca kura n'indyarya. Ngo Mana nebyo ntavuze, wavuze ko ntawe uzicwa n'inzara. Barakubeye. Izakuniga, yongera ikunige, yongera ikunige, twe turye duhage kandi agahinda kaguhoreho iminsi yose. Mu mavuta niho ndimo ninjira. Ndashaka yo mbanze ndakaza abantu mu mitekerereze. Yesu ntiyigeze yisiga makeup, na nyina Mariya nta makeup yisize. Niyo mpamvu ugura aka500 aka3, ariko hari ahandi hagura 100. Ntiwibwire ngo isura y'uwe kubizaho makeup y'ibihumbi 100 isa n'uwa 300. Se murandakariye. Ubundi cyo shaka nuko murakara umujinya ukabarya. Ugasohoka uvuga uti nabime. Tureke kuba mu kinyoma, dukeneye amafaranga. Agakiza ko nta gihe utakabwiwe. None waje ntiwatega moto kubera haleluya, ntiwakaka amazi kubera fagitire ya wasake ntago ari haleluya. Ibintu byose dukenera, ariko imisengere ngo mwami Yesu ngwahirwa bakene mu mitima ntabwo ari mu mifuka. Hahirwa bakene he? Kuko ariko we ntabwo ari mu ikofi. Mugabo utagira amafaranga buri jambo mu rugo rwe. Wabagore impamvu babakubita ishyi buri gihe mu ngo zanyu nuko musaba akantu mukajyana no kuri padi musaba. Nzi neza ko abagore bicaye hari n'igihe ibyo kurya bishobora gushira agatinya kubwira umugabo ngo amafaranga yagize gute. Kuko ayo musabye n'ubundi agusubiza nabi. Ariko amafaranga ya hano buri munsi munyaka ariko wifitiye kashe zawe. Yakubwira iki se? Ubwo isi ikeneye ikirata. None iyo uciye imbere ya nyiri inzu ukodesha, iyo itari kigeze ureba he? Ngo ba nyiri ibyondo basaze, wewe se wabyubatse ko byakunaniye? Nyiri ibyondo nta soni wowe. No, dukanguke. Hari ijambo umushumba yabanje aravuga ngo dukiranuke.
Yesu abwira abantu ngo muri Matayo mubanze mushaka ubwami bw'iki no kugenza gute ibindi byose muzagira gute. Na Data wo mu ijuru azi ko n'abapagani babishaka ibyo bintu ngo kandi namwe azi ko mubikennye. Ariko usanga umuntu yicaye avuga ngo Mana ngo n'ibindi ushaka ngo n'ibindi uvuga ngo n'ibindi ukora ngo urumva ngo mwami ungirire neza ngo ndinda basuzugura. Oya. Imana yateganije kuzaha umugisha ibyo dukora. Abantu yahawe umugisha wo kuvuga nabigisha burya, ariko w'amaboko yawe agomba gukora. Murandakariye bintwaye iki sigira ngo ndataha numva nguwe neza mu mutima wanjye. Hari ibintu mushumba yababwiye nabyumvaga nicaye hariya. Ndashaka ko dukoresha ijambo rimwe rigaragara mu byakozwe n'intumwa ibice 28. Turaza gusoreza ndabaha ibintu bine. Mumbabarire mbigishe, muranyemereye? Mwambabariye nkabigisha koko? Mwambabariye nkabigisha koko? Mwambabariye kweli? Murabishaka? Ibi bintu byanyu ngo yora, terura, fata, jugunya, zenguruka, terura intebe, yikorere. Cyangwa wikorera icyaho kijugunye, yikorera umugisha w'Imana. Ntabwo Imana ikorera ku majeste. Ntabwo Imana ikorera ku majeste uko twitwara. Imana ni y'amahame n'ibimenyetso bifatika. Umuntu ashaka kubigisha icyo twita gutunga mu bwami bw'Imana. The financial umuntu afite ukuntu abaho muri kingdom of God. Uko umuntu agomba kubaho kandi muraza kubyumva. Ndagerageza kubimanura mpuze nawe uti ko ntacyo mfite. Ubundi niba uzi ko ntacyo ufite urapfuye. Byonyine kuba wahumetse bikemera. Mu gitondo ukajya hahandi ukicara ntuhereyo, ukayura imisaya ikagaruka, ukaba utari mu bitaro. Uri kandida w'amahirwe yose muri iyi minsi ya none. Aha dusomera, reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 28 n'umurongo wa 6. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. umva akajambo kabanza ba bandi abandi nabaye abandi ndashaka ngo babandi Bibiliya ntibivuze. Hari nk'abari kumwe mu bwato, hari nk'abari bamuherekeje, hari n'abari babonye inzoka yamuriye ku kuboko. Ndashaka kuvuga kurumwa ku kuboko no gukunkumurira mu muriro yarangiza ntanapfe. Asifiwe Bwana. Aravuga ngo babandi rero buriya mu Cyongereza ngo bategereje igihe kinini. Ntabwo mu Kinyarwanda bavuga ngo bategereze igihe kinini, babona ntapfuye ntanaguye hasi, baratangira ngo nyamara ngo ni Imana iri muri twebwe. Iri jambo ndashaka ko turikoresha mu bintu bikomeye. Rero kugira ngo tubashe guhagarara mu bwami bw'Imana, Paulo ntabwo ndi umujyeho cyane mu binyemerere, ndabasabye ndabinginze. Nkuko umushumba yavuze teoloje umutwe hano yuzuyemo, ariko uyu munsi ntago nazanye teoloje, ahubwo ngubwire ngo hindukira, menya icyo ushaka, kivuge mu masura yacyo. Ntabwo Imana igeze yishyura minerivare, nta bana yigeze yishyurira. Hari ibintu dukoreza Imana, reka nkubwize ukuri n'ukuri. Wari wabana n'umwana w'umukire, bamubwira uti mu rugo twabura ati yo mupfa kurya umureti se. Rimwe niyajyanye n'umugabo umwe w'inshuti yanjye, namubwira nti se ntibagukorera umureti wumutse cyangwa ukorere utumutse neza? Ngo iyumutse sinyizi, nitumutse singize gute? Sinkuzi, mpereza nire, ntabwo nzi ibyo ari byo. Urumva hari urwego wowe ubonamwe ibintu ukumva nibyo abandi barabirenze. Nashatse gufatira uyu murongo kuri Paulo. Babandi bategereza ko ari bukinduke cyangwa ari bubyimbirwe, baraheba, baravuga ngo Imana iri kumwe natwe. Ndashaka kuvuga ku bintu bikomeye
ku bwami bw'Imana, kuko hari n'igihe ugora abantu ngo nibature bafite icyo batura n'imitima nayo ntayo bafite, byose byaranze, ugasanga imitima ariko hasi urahari umutima uranahara ahubwo. Ese ubundi koko ni gute umuntu yaba umutunzi mu bwami bw'Imana? Ba bandi bategereza ko tuzaseba tutishyuye inzu bahebe, abategereza ko tuzabura uko abana biga bahebe, kugira ngo bamenye neza. Kubera iki ndashaka kuvuga iri jambo? Iyi nzoka yariye umugabo w'Imana witwa Pawulo yari ivuye he? Niba musoma Bibiliya niyo azitoye se? Oya, nimubeshyere. Ntabwo ari we watoye inka, ahubwo bazanye nk'ibahambiranamo n'inzoka, bazana nayo. Abandi basobanura ko ngo babikoze babishaka. Ntabwo wambwira ko inzoka yasa n'urukwi. Hari abantu bakugambanira babizi, babishaka, banabiteguye, bazi uko bazakurangiza, bagahambira mu nkwi zikumara imbeho kugira ngo inzoka ikure muri bya bindi. Ariko turi mu bwami bw'Imana ntawadushobora. Asifiwe Bwana. Please banza unyumve, ntabwo izi nkwi bazihambiriye ku bushake, impiri barayibonye ariko bayirekeramo. Baravuga ngo uno mugabo afite imbeho, arakonje, reka tumurebe. Nawe arangije ahambura, ajugunya, aracana umuriro. Acanye umuriro, inzoka isohoka muri wa muriro, imuruma ukuboko. Icyo ukora niho umuteguri, ariko ikizagutabara kiri mu cyo urimo ukora uyu munsi wa none. Haleluya! Wacuruza iki, wakora iki, nta mpamvu yo gutinya. Ngo arangije akunkumurira muri wa muriro. Muri make, abaduyi banjye cyangwa abakontresigise banjye bazandwanya kubera ivugabutumwa, ariko nanjye icyo gikururuka nzagikunkumurira mu ivugabutumwa. Se mwanyumvise? Ariko kuko ubwinshi bw'abanyanga n'abamvuga ni ikimenyetso cy'imbaraga mfite. Nta muntu wakuvuga akurusha ubushobozi. Wapi? Hawe ikimenyetso ngo Mana ngo bamereye nabi. Impamvu bakumereye nabi, ntabwo naje kwamamaza cano yanjye, ariko impamvu bakumereye nabi ni ikiganiro nashyizeho mvuga ibintu bigera ku 10 bituma umuntu akumerera nabi. Icyambere ni uko hari icyo bakubonamo batibonamo. Akantu mwakumvise se? Hari icyo, nubwo utaraba icyo uri cyo, ariko hari icyo bakubonamo bo batagize gute. Hari icyo bakubonamo, ntimuzihende. Satana zikurondora, bakubonamo ikintu, bakubonamo bizinesi, bakubonamo ijambo, bakubona kuvuga rikagenda. Akantu ka 10 karavuga ngo babonye iyo bamaze kugusenya imbere y'abantu ngo urushaho gukundwa nubwo bagushenye. Ariko uzi umuntu kuvuga imyaka n'imyanika karambirwa aho utarambirwa. Mana yacu, hari ikintu bakubonamo, bakurebamo, bakwitegerezamo, kandi bakabona icyo kintu bo ntacyo bagize gute. Ariko ubundi uwo mwana navuka azitwa Ndera. Erega ibirere mbabwiza ukuri, ariko mwanyumvise? Ariko se muri kunyumva? Satana azi ibirere byawe uko bimeze, azi inshuti zawe, azi abazakuzamura, azi abazakubaka. Icyo akora nawe agutandukanya n'abazakubaka, kagusigira abagusenya. Banza niho mvuga ibintu bikomeye. Manwe birakomeye cyangwa birumvikana? Kuri level yawe no birumvikana, kuri ya level tuganira.
Erega maye buriya mumugana n'umusaza ukuze, ndashaka kugira ngo wumve ikindi kintu, ndashaka ushiri ku bwoba uyu munsi wa none. Imbaraga z'abakurwanya zingana n'imbaraga ufite mu mwuka. Sava murimo muranyumva? Ngo bategereza ko aza gukinduka. Ndashaka ijambo muri ryo. Bategereza ko aza kubyimbirwa. Umuriro yacanye niwo wavumbuye inzoka, kandi arangije ya nzoka yongera yicwa na wa muriro wacanye. Ka kazi watangiye niko kazavumbura abanzi, kandi naho kazarangiza abanzi bawe. Gera mugenzi ngo wabyumvise, mukore mu kiganza, mufate neza gutya, mukomeze mufate kabisa. Mukora nk'ukaraba amazi, muzunguze ngo wabyumvise. Abanzi bahagurukijwe n'ibyo uri mukora, bazongera batsindwe n'ibyo uri mukora. Muzamure haleluya mbyumve. Ngo yabyaye abana benshi waramaze. Ninde wazanye igikombe cy'igikoma se kuri umwe? Ubwinshi bw'abana bawe nibwo bwinshi bw'umugisha ugiye kugira. Bashake ntibajye muri Kingdom kwiga, ntibajye kwiga Cambridge, aho biga hose umugisha ntago gombera amashuri. Umugisha uva kuko Imana yavuganye nawe. So let people imbaraga zikurinda, ndetse Satani inzoka yazamuwe n'umuriro, irangije yicwa n'umuriro. Tuzakora mpaka tugere ku gisubizo dushaka. Yes. Impamvu baguhagurukiye ni imbaraga z'amavuta bakubona. Haleluya. Impamvu baguhagurukiye ni imbaraga za business bakurebaga. Haleluya. Peter la befa. Ibirere by'abantu barabibona bakabirwanya. Yego. Yes. Niyo birimbye hari umuntu ukuzanira ituro kugira ngo afunge ikirere cyawe. Yego. Kakwijijishaho. Ariko ibaza umuntu uguha umwenda mushyashya kuye mu iduka akabanza kuwigera. Yegora. Atari korona kano kenda katakubera amana. Kandi kari mu iduka. Kumva rwati Imana ndabwa Satani imyaku yanjye imikoshi na. Yego sha. Nawe ukambara utawusengeye. Wabimpaye biri muri envelope ubone. Yegora. Umuntu kubwira ukaga ngo shango sheri yavuye mu Ruhengeri, ngo azana ibitoki byinshi n'ibirayi bigiye kumfiraho ngo ino nguhe. Kuki ataguhe bikiri bishya, aguha ibipfuye. Yegora. Uri puberi. Uri ya modoka y'umwe cleaning ije gutwara imyanda. Sozugura mu izina rya Yesu. Turakanze. Tupa. Oh hallelujah. Hallelujah. Mavuta. Hari ibintu mukwiye kwirinda. Iyi nzoka utishuka. Ntabwo bayihambiriye ngo batayibonye. Yego. Wari umutego wo kugira ngo apfe. Umugabo nawe afatana wamuba n'inzoka. Aracana. Kwabitamwe umuriro. Aburya abanzi bazamurwa n'ibyo tugiye tugeraho. Yego. Nuko tumeze. Yego. N'imbaraga dufite. Yego. Asifi. Amen. Nuko hano yenda ntimurabitoro rinini cyane rikomere kandi ivugira rya ADEPR turimo. Burya hari umukristo ugwa abantu ntibabimenye. Yanagenda ntibazabimenye. Bitewe n'ubwishyu. Kuko n'ubundi ntamenyekana. Hakaba umwe ugenda gusa induru zikagira gute. Zikavuga. Cyo bituma umuntu ufite ibirere. Usohoka ahantu akanyeganyega. Ariko hari n'ugenda. Cyo mwari mukiza ariko. Yes. Kubera ko hari Imana yagushize. Yes. Kini gituma bakurwanya ni influence ufite mu bantu. Amen. Ko ufite ijambo uvuga abantu bakumva biraremereye. Ntabwo nshaka kuvuga bino bintu. Uburyo umuntu hariho baragushenye, barakubomaguye, barakwangije, ariko still bagasanga uracyahagaze. Ngo kana kajye sindamwangura atari kugenda mukunda. Umuntu akaguhara bikagafata ibyonda amase n'amaganga n'iki byose akavanga, agafata ibitaka karundaga akangiza mu maso yawe. Mu gitondo bwacya agasanga ukunzwe kuruta uko wari ugeze gukundwa. Oh, haleluya. Icyo rero
gituma muri ubwo bwami Satani aguhagurukira ngo arangije akunkumurira muri wa muriro, arabihorera. Babandi ubwo ni bashangazi, ba tonto, ba tantine, babaririmbyi, babavandimwe, za nshuti za babahuguzi, za ncakura, za ndyarya, za nsesezi, ngo bategereza kari bubyimbe cyangwa apfagize gute akindutse, barabibura. Rero kugira ngo ubeho mu buzima bwo gutera imbere, ese ubundi kugira ubutunzi mu bwami bw'Imana bisobanura iki? Cyangwa kubaho ko buriya hari abantu batazi neza namba, gasanga bigiye kubagora. Ntabwo mvuga ibintu byinshi ko nshaka kwigendera, n'ibintu byinshi abantu babyibagirwa. Ni uburyo ki umuntu w'Imana agomba kumenya intambwe ya mbere? Ni umuntu utajya ucika intege, ko mutanyumva neza, utagira gute ucika intege, kandi buri gihe akagira focus mu bintu arimo akora. Manu wakumvise? Nakumvise ngewe kuri Zamara no ku bumwe bw'abera. Focus. Nubwo narebwa n'abantu 30. Yego. Ariko simpagarika ibyo nkora. Yego, ntucike intege. Bundi ikibazo cyanyu mufungura amatwi mukumva baca intege, egura aho gufungura umutima ngo mwumve ko Imana ibahumuriza. Yego. Tukano rwose. Gasubiremo. Rwose. Onyina mugabo yabyumvise. Thank you so much my brother. Hari abantu batumva. Just mwe mufungura amatwi mukumva baca intege kuruta gufungura umutima ngo mwumve Imana ibahumuriza. Ikibazo cyane. Mana we. Mu mwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, zogera kucyo yavuze, zongera naho yabwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri twe. Urumva Pawulo abonye inzoka, kuko intego ye kwari ugushira imbeho. Ntabwo yafashe urwinga rukure muzika kubita ya nzoka, ahubwo yakunkumuriye muri wa muriro, kuko intego ye kwari ugushira imbeho. Umuntu ushaka guhindura ubuzima no kugira icyerekezo ntabwo ajya yemera gucika intege. Amena. Ntabwo yemera bagomba kubwira ngo ntibishoboka. Mwebwe ikosa mukora ndisubiremo, mufungurira amatwi abaca intege aho gufungurira umutima ku Mana igukomeza. Haleluya. Yari kuvumbura umwase muri uwo muriro agakubita inzoka, wapi yarekuriye muri ya business ye. Ugati ndakurangiza wa nzoka we. Gati ntibishoboka, ntibikunda. No, kuba uri umuntu uri focused, uri umuntu ureba intego, udacika intege, utita ku magambo. Please, abantu benshi bahomba cyangwa bakaninirwa ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Ashobora kuba afite amasezerano na Satani atarayashenye. Kibabwira ngo yarahombye, ariko jye na Yesu turabira. Haleluya. Nta mpamvu
muri ibi bintu byo kuba focused umuntu ureba ku ntego, kirazira gufatira urugero ku bananiwe. Yego. Ujye ufatira urugero kuri Bashoboye. Haleluya. Tosalama. Talabe for the sa. Se mwanyumvise Tita rata. eleba. Ngo kumana bigira gute? Birashoboka. Bwira uwo muntu ngo we byarakwangiye. Ariko giye bigira gute? Birashoboka. Shumba nta mpamvu nubwo hano warebwa n'abantu 100. Wikangwa n'abafite 5. Yego. Nabo bahereye ku 100. Sisa. Ariko nta mpamvu yo gucogora ngo no. Cyo ngukundira rero. Je naho mpagarara buri. Nicyo ngukundira. Sinjya ncika intege. Niyo mpamvu ngwemera. Uragene umuntu unyereka ko bishoboka tu. Birashoboka. Ndakwemera rero. Kumbwira ngo urabona ngo ugira gutya ndagira gutya se we ntabwo. Ninde mwicaye hano? Ninde ufite ubwonko bwundi? Yegura. Ni ibiki ufite ge ntafite? Ninde ufite imitwe ibirahanga? Si ubwonko twembi? Si amaso abiri? Si amatwi abiri? Si amenyo 30? Si igituza? Ari ufite 6? Kuki uza kunsuzugura nuko? Yegura. Niba narahisemo gucuruza ibitoki mvana hindu. Yego. Ariko ngo ugenda ukagura imyenda ngo ukajya mu iduka. Uwahise nk'amakarazi impamvu y'amakara. Yego. Nuwahisemo kuba umuyedazi impamvu y'ubuyede. None se bangahe badashaka perima ari abasore bakagumira mu buyede? Yegura. Aho gasanga umuntu araje kwiraseho kubwo ntuzatera imbere ngo warasaze. Kudacika intege. Yego. No kuguma ku ntego yawe. Haleluya. Kugira ngo tugire ubutunzi bw'Ubwami bw'Imana, icyambere mvuze ko ari iki? Kudacika intege no gukomeza umurimo kurimo. Yego. Banze kubisubiramo ntago biga hano. Bariga. Mvuze ngo iki? Intego ya mbere. Kudacika intege no gukomeza umurimo ukurimo. Kabiri, gufunga amatwi yaguca intege ugafungura umutima n'iguhumuriza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nuko njya ntekereza mbarire mbigishe nigendere. Nukuri. Nanjye umushumba ndamwemera ubundi ntabwo napfa kuza kabiri ntibivamo ibyo bintu. Gose. Amen. Kandi hari idini rikomeye ryamagana bwa ntiharaho nemeye ndi kuri afishe ntago nabihindura. Kandi icyo nzi cyo bari kumpa gatubutse nkaza mbyibushye. Ariko agatubutse ntatumwe ngo n'Imana narya duke twagiyemo imbaraga zima. Urakoze cyane. Ko nimwe bakungu bejo mu gitondo muzagira iyo muzageraho. Yes. Rero muranyemere ko ugiye kuba umuntu udacika intege udacogora. Yego. Icya kabiri kugira ngo ubashe kugira ubutunzi mu nzu y'Imana ni ukwera. Yego. Gukiranuka. Amena. Kubanza kukiyikiriza kugira gutera. Mugafate. Aka kabiri ni kugira gute? Gukiranuka. Mubanze mushaka ubwami bw'iki? Bw'Imana. No kugira gute? No gukiranuka. Ibindi byose muzagira gute? Sadukuri. Intambwe ya kabiri, shaka Imana mu bintu ibyo ari byo byose. See God and everything. Kintu cyose. Kunda umugore hamwe no gukiranuka. Amen. Kenya ndaka n'umugabo kana kafite umugore mwiza. Iyo umugabo abivuze, mpita mbona uwo mugabo afite igikoma mu mutwe. Kivanzemo n'amazi ashyushye. Ni gute ubona ko umugore w'abandi ari mwiza wawe n'uwande? Yes. Uri ikinyera ari iki kigabo. Uriya mugore afite umugabo mwiza uri indaya yo mu bitekerezo. Umugabo mwiza n'uwakubyariye. Hallelujah. Yandi umusore yabibona ariko nkawe mugabo umenya gute abagore b'abandi kari beza. Tell me. Please kabagabo muse murakarasa. Abagabo mumbwire. Abagabo bari hano. Ni gute ubona ko umugore w'abandi ari mwiza? Usibye uwo mururumba ntabwo urakizwa. Ngo ateye neza none se yaguciye gutareba. Egora. Bivuze ngo ubu ufite ntunyuzwe ko batangiye kubona inyuma. Bindi bitangwa niba ari ibiki. Yego Mana ya Abrahamu. Big Bam. Ngo aragenda neza. Yes.
urumva ntabwo uri gushaka Imana mu gukiranuka. Yego. Kabiri, reka abagore murasetse nibarize namwe abagore. Ni gute ubona ko umugabo w'abandi ari mwiza? Ngo disa azi guhaha. Ngo uzarabega ashobora kuba azi gucyura umugati ariko nta mutima mwiza w'umugati mu rugo bawuryana. Yegora. Uzareba abantu batanyurwa n'ibyo batunze nibo bagwa mu madeni yo guhemuka no kwambura. Allo. Shaka Imana no gukiranuka kwayo muri byose. Fashijwe. Aho mudamu wanjye arimo arakurikirana link ndabizi nayimuhaye. Wakoze rwose. Mudamu nkunda nubaha ariko hari akageso kamunaniye ariko naje ugakemura nitonze. Akageso umukozi yashiririzaga ibyo kurya n'umugore agashirira umutima. Uraha abadamu. No kuvuga ngo mfite umudamu ugira isuku mu rwego rwo hejuru. Amen. Nanjye tuba duhanganye iyo urazi ngi ibyanjye ni kwa kundi mbifata nkarambikaho. Noneho rero buriya reka nivugira amakuru. Abantu baciye no mu gisirikare cyo mu ishyamba hari ibintu utashobora gutindaho. Wa mubicurikiranije nabirya esthétique ntabwo ari urwego rwawe. Yes. Noneho umukozi yashiririza ibyo kurya umudamu nawe agashirira umutima. Yo. Atari kubiciririza agatongana ngase nkabo ariko sheri wanje yarahise gutongana tujye kurya ngo dusenge. Ese ejo uzahagarara imbere mu badiyakoni watukanye. Egora. Ngo cyangwa ngo by'ibisafuriya yanjye ibiryo byagibeshe. Isafuriya yashiririye. Ibiryo byashiririye. Nawe ushirira umutima. Muraho bamabuja. Kandi abadamu n'abana beza. Cyane. Wabishiririje yiha amahoro. Ngo disi ukuntu byari biryoshye byashiririye iryo uvuze waribwiye umukozi. Yego se. Dukiranuke. Amen. Abagabo muri aha mukiranuke n'abasore. Amen. Umugabo yumubwiye utari ko wasigiye amafaranga. Abagabo rero dufite defo mugure muri. Yego. Intoki zacu zizi kubara. Dutwe tw'intoki. Tuzi 5 na 2. Nuko nyine mobile money yabikemuye. Ariko ashobora kwikora umva akabarira hatanabizi gutya. No gutura nuko tubara abagabo. Ko buriya ntimutegereze ko amaturo y'abagabo hari rwo yazamura itorero. Imana yarakoze kuduha abadamu. Ministeri y'Imana igizwe n'abagore burya mu gukora. Yego. Abagabo muri aha ngaho gutanga icya 10 ryari. Wapi. Ariko umugore araneze. Akaba ari umugabo. Wampaye amafaranga akagira gutya. Ariko muri amafaranga bari musumira hamwe yakora cyo agiye bakamusoza. Ko bari baragira gutya. Yarangiza akaguhereza reka mbaha amakuru bagabo bene data. Burya yagiye muri douche umugore araza akabara. Akareba asigayemo. Yewe. Sawa ngaho rero ijoro musigara amahoro tsagenda wagaruka nta yari mugiye kuryama rongera gasura muri program. Akareba. Yes se. Ambwiye uti sheri wiriwe gute ngo ntundeba. Intego ya dokebora kuvuga ntabwo ari uguseka. Shaka Imana no gukiranuka mu bintu byose. No mafaranga nyine. Aho ngiye kuhagera itonde. Mbere na mbere bantu. Aho mwahumvise. Ndafashijwe. Ni ntambwe nza kubabwira kandi muzumve ntago mbatindira ntago mvuga ibintu byinshi. Nukuri. Cya gatatu. Ngira ngo ni cya gatatu. No kuvuga ngo hagarara mu mategeko y'Imana. Yego. Kuba mu mategeko y'iki? Y'Imana. Wirobanura ariko suri babeshya cyangwa barabeshya ubundi nagakoze ibi nibi. Icya gatanu nihuta nuguha Imana icyubahiro mu bintu ukora mu butunzi bwawe. Amen.
mwanyumvise ariko Yes. guha Imana icyubahiro mu ubutunzi bwawe bugaha Imana iki Icyubahiro. kaba 1000 yaba 5 yaba 6 yaba 7 yaba 8 yaba 9 ikintu cyose ukigire mu ruhare. Yes. None ngiye kuvuga ijambo bari buze kusabagira ngo leta yantumye. Cya kabiri ugomba kuba umwizerwa mu gutanga imisoro. Burya umuntu udashobora gusora leta ifite amapingu n'inkoni n'ibiki byose n'uburoko ntabwo yatanga icya 10 batamusakuriza. Abanga ikirisikayemo ngo icya 10 mu byo ukora byose ugihereza Imana Data. Yego. Ibi tubikora kugira ngo tubashe gutunga no kugira imbaraga no kwinjira muri gahunda. Mushudora imyaka mfite. Yego. Gusa ndihannye nge narihannye. Yego. Nabanye n'umudamu ntazi gutanga icya 10. Kandi nari mwarimu mu itorero. Rwose. Kanyavuga nti bajye bakatayo bamemba bayakureho. Ariko nange ndi icya 10 cy'Imana wapi? Nzanye umugore twicaye ati se tatanze icya 10. Nabonye umugisha muri 2 ngira ngo na 7 umuntu w'Iburayi yampaye amayero 400 y'icyo gihe. Yari menshi. Adama navuga ntese ni icya 10 gute ntago ndi icya 10 iyo ndara nkanuye ntago Imana ibindeba. Madama arambwira ati ariko wa mugabo we iyo umuntu yibye Imana niyo imubabarira. None wibye Imana azabarirwa nande? Sinarinzi ko nashatse ibandi. Ngibandi kandi ndi mwarimu ngiye kuba pasiteri jewe. Yego. Ati nibe nabandi biba hanze. We biba mu nzu y'Imana. Tabwa rero ntago nzabishobora n'igihe kirekire. Kitu yafata nkiyabona. Rimwe tuza kugurisha ahantu 2,000,000. Ndamugane se tuzikoresha iki ati icyo mpfa nawe ni icyo ngicyo. Ayacu ni 1,800. Yewe ntingaho yikuremo yajyane nge nta mbaraga afite. Se muransetse. Ndagira ngo nkwigishe. Hari aho ubura imbaraga ariko ndagize gute. Hitubwira umugore ati yo abakina yabonye. Kuko ariko hari n'abagore batakora icyo kintu. Rero by'ukuri abantu iyi ngingo ntabwo bayizi. Niyo mpamvu babandi bazakumwaza wahombye kuko ntiwigeze ukoresha za mbaraga zikwiriye. Ndashimira Imana uyu munsi wa none ko mbona hari Imana igenda ikora mu buzima bwacu. Ikindi ugomba kureba mu buzima kugira ngo urusheho gutera imbere mu bukungu. Jya umenya ijambo bita imbuto. Kubiba. Seeds. Abantu ntabwo bazi kubiba icyo ari cyo. Kandi uzasanga buri gihe imibire yabo iteye ikimwaro no kutabimenya. Buriya agenda imbere y'Imana njya guhindurirwa ubuzima ndabivuze ni hahandi hanambabaza. Nubundi abandwanya ntibaza barakorwanya. Njya guhindurirwa ubuzima nafashe miliyoni yanjye. Ariyo ntunze. Sinayishyura umuturage mbonye njya ku bantu bafite ibirere bansize. Njya ku mushumba umwe. Ndamubwira nti ndazanye imbuto. Urabona naheze muri Afurika sinurira indege sintera imbere mpfanye diplome mpfanye maîtrise yo mu mategeko yo muri theology ndi umugabo muremure nabaye gutya na gutya ibintu byose nkuko ariko Satani arimo arabinigana. Ndashaka ngo mbohorere ibirere byanjye. Nukuri nari mfite 1,000,000 kuri konte gusa. Kandi yo nayabonye nabizi cyuya we naravuze. Hari igihe amafaranga yabona ugiye kumeneka umutwe. Ndagenda nyashyira muri envelope. Shaka nanamuvuga mu izina ariko ntabyo mvuze kubera ko ntiyabintumiye ariko arahari. Nashatse ariko nanamuvuga bintwaye ikiza. Urize muri imyaka yanjye warntwara iki? Nagiye kwa Apostle Mignone. Ndabanza mu envelope y'amata. Ubundi ndazanya mushyira imbere. Itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka ndawibuka. Ndakubwira ntufite ibirere. Kabisa. Sengera nanjye mbohoka. Nanjye mbona umugisha. Uriya mubyeyi ahita afata yitwa Pasteur Bernard. Yego. Banjyana ahantu ko we umva ntari kunkoraho. Njyana na Pasteur Bernard. Bernard ni Pasteur se Bernard. Uburanyu hagira mu mutwe we kandi genda irevero ka Pasteur. Kweri. Arambwira ati gibu ntago ari Bernard ahubwo ndi mu mavuta ya Paul. Ya Paul Mignone. Saba tugende. Banyuhaje. Ibintu by'Imana ntabwo wabyumva. Nicyo bita kumvira Imana. Yes.
ndangije nyasiga aho ngaho ni ukuri. basi Haleluya. haleluya Se mwavuze ngo amen. amen Udafite ishyari yavuze ngo amen. amen. Fori ifite imyaka ingahe? 60. Ariko reba agatege mfite. Yego di. Kandi basaza bagenda bajogo kubona wapi ntibivamo. Nkimara kubiba iyo mbuto ko namenye icyo bita kubiba imbuto. Nyibibye kuva uwo munsi mushumba wanjye nkunda. Kugira ngo urabize ndabona tabiza ahangaha. Ari Burundi ni indege, Uganda ni indege, Tanzania ni indege. Kandi ntabwo nasabye ngo nayintwaremo. Imana ibingire neza, impereza cano yanjye irandinda, iranyubakira, inkura mu byondo by'abandi. Umwana imutwara muri Cambridge imuvanye mu ishuri risanzwe. Yes. Nge nari ifite karande nize primaire nize ibigo 7. Kandi icyo gihe cy'iwacu twiga imyaka 6 yonyine. Nge natangiye primaire muri 39 reka. Twiga imyaka 6 yonyine ariko nize mu bigo 7. Naraya hanabyutsa hanahagu iyo karande murashaka kuyigumana. Oya. Turayirukanye mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Tubirere kabisa. Kumenya. Cyo bita burya biratandukanye. Yego. Icyacumi ni umugisha urimo kutarwara, kutarwaza, kutagira ikibazo namba. Rwose. Ariko imbuto ni ukubibira ikintu ushaka kuzageraho. Nanyumvise? Yego. Nibwo nabaye icyama. Buriya rundi ni icyamamare cyane. Ariko uzi kuba umustar ushaje biraryo. None sugira ngo nta jambo ry'Imana nagiraga. Yegora. Nayoboraga paruwasi ya Rukiri hepfo aha. Ndi revera pastor. Indigera hari kibazo nabyo bingana ni. Muri kuseka ariko. Oya. Ariko reka tuganire nk'abakozi b'Imana. Nukuri. Kuba utuye muri Kigali ukaba utarakandagira aho abandi bakandagira kandi uri umwene gihugu. Kubera mu mutwe ntabikwemerera, mu ikofi ntabikwemerera, mu muryango ntabikwemerera, n'imbere y'ubwami bw'Imana naho ntabikwemerera. Yes. Baranyanze ndabona. Oya. Ahubwo turize kuba uri murya nabi ibishyira ku Mana. Kurimo wambara shira ku Mana. Nuko utazi imbaraga zo kugira gute zo kubiba. Je nta mafaranga ndi butangishe ndahita mpakora nta nibyo nge ngira nkwigishe gusa. Ibintu bikore mu ibanga. Nta usakuriza imbuto kuru niko reka n'abana n'aba.com. Abakuru tuziranye. Ibishyimbo bazatera. Babikaga ahantu hazwi n'umuntu wese. Akata. Babijonjoraga ryana ariko bakimara gusarura. Ati iyi ni imbuto. Ababyeyi mubizi n'abazi mu Rwandinza.com ntabyo muzi. Yes. Mu rugo bari kwicwa n'inzara bagatanga imbuto. Mwigeze mubona aho bateka imbuto? Oya. Muraho. Imbuto ni iki? Ni ikintu tu. Bekere batera mu murima. Nabwiye ngo muri .com ni mu byumva. Abakuru tuziranye. Babyeyi muri aha n'abandi bakuze. Uzi ko mu rugo mwaburaga ibishyimbo. Ariko ntimukore ku mbuto. Murabyibuka? Yego. Bati ntimunkorere hehe? Ku mbuto. Hakaba n'ahantu hari icyate cy'ibijumba baga ntimuzagikure kuko iriya migozi niyo nzagira gute niyo nzahinga kabisa. Cyo ndabibiba. Sinjya mbeshya Manuel araha. Buriya afite abana njya nishyurira ishuri kugira ngo uwanjye atazabura amafaranga. Yego. Kagira ngo nangahe nishyura se. Noneho leta si 950. Cyo gihe byari 12. Kubera ko nge nkeneye 800 by'umwana buri gihembwe. Nk'ibi 280 byonyine. Yes. Ariko tuntu twose nakange. Mbega ukabona umuntu afite umururumba ariko mu bwami bw'Imana. So rero mu gutera imbere hirya yo gutanga icya 10 nk'uko Imana ibikubwiye. Menya n'imbaraga zo kubiba. Icyo twita iki? Imbuto. Icyo udafite urakibibira. Yes.
kandi witoragura abahanuzi ubonye ku muhanda ko nta birere bafite. Shaka umushumba we cyangwa urundi rwego runaka. None se nkubaze nk'urugero. Yes. Urabibira kujya mu ndege umuntu ataragenda no kuri moto. Ehegora. Nyamara muranyanze. Oya. Si kuki munyanze. Oya. Murangira mutesa ahubwo. Oya, menya kubiba. Mu kubiba hari ibintu bitatu mugomba kwitondera. Hari icyo bita kubiba, hariho gutanga, hariho no kujugunya. Kujugunya ni iki? Sha, byabirebye bigiye kubora, ngwino ngo bitampfiraho, urajugunya. Tekereza ikintu ugiye gukora. Umuntu yatambuka ngo kana kadisi uriya mwambaro yambaye ngo ninjye nawe umuhaye, urajugunye. So mu bwami bw'Imana kugira ngo dukire habamo kubiba. Torero ry'Imana mwavuze ngo amen. Amen. Mwavuze ngo amen. Amen. Niba nta n'amafaranga ufite, niba ushaka kuzambara ukaberwa, ambika abandi. Niba ushaka niba hari ikintu njye ntinya kubivuga kandi bashyize kuri kamera ariko nta kundi, niba hari ikintu kibi ku isi nabonye ni ukuba ukennye harimo n'inzara. Se nange mwarashonje murabizi? Oya, ntabyo muzi. Turabizi neza. Inzara murayizi? Inzara we. Niba ushaka kugira ngo uzarye ntuzasonze, gaburira abandi. Kandi wigaburira abazakugaburira. Nari mfite uruntu rundwaje umutima. Mu gitondo ejo ngiye muri siporo, ngiye nkunda gukora siporo. Mpura n'umuyede ufite, niba ari umuyede sinzi ibyo ari byo. Gusa none agahetse agakapu hafi saa 4 kari nk'umuhoro, ntesha urimo urajya he? Ati ndi gushaka akazi. Ninde uguha akazi no saha se? None sitana banga ati ni 4. Umuyede akorera ngahe? Ndayafata ndayamuha. Ngaho taha. Sinzi ngo nuwahe? Sinzi ngasa gute? Ariko kuyamuhuza amagambo navuze. Hayuze. Mana data, dore ndabibye nanjye unyibuke, ndamuhereza uko ndimo sendinga message nyatongera mu butagatifu, nanjye unkemurire cya kindi deposiria alekoda. Wa akumva ngo amen, akumbi ngewe nzi imbuto ndimo nohereza. Haleluya. Ugomba kumenya imbaraga zo gukora icyo ushaka kibibira nshuti yanjye. Tape for the sadeta. Nanyumvise ari? Yes. Muhumure ntawe mbwira ngo muzane. Oya, ni ukwigisha nkigendera kabisa. Mushumba arahari, muzamwegere agufasha iryo sengesho. Amen. Abantu barindiriye kuzapfa ukenyutse cyangwa wishwe n'inzara ntabyo bazabona, kuko ufite amahame y'Imana muri wowe. Ubuzima bwanjye asifiwe Bwana, apewe sifa. Cyumenya yuko imbuto iguhuza n'icyo wabuze. Amen. Yes. Ndabangamiye reka nigendere. Uyu munsi ni ku cyumweru nashatse ko kwigisha. Ni ku cyumweru. Reka mbaho urugero rworoshye. Kugira ngo iyo umuntu afite nk'imboga yateye mu rugo, kugira ngo uhore uzirya buri munsi, iyo ugiye gusoroma urarandura cyangwa uratotora. Urakata igiti kigasigaramo. Nako gutanga icya 10 bimera. Ariko iyo ukiriye uburanduranye n'imizi. Nibyo. Ikintu mushumba ntemera ngo abantu bajya babeshya abapasiteri babeshya abakristo. Udatanga icya 10 ntazajya mu ijuru. Azajyayo. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kitagira isutiye, ndakivuga hano buri munsi kimbere, kitagira n'ikintu cy'inyuma. Ibyo tuvuga ni ukubaho mu butunzi bw'Imana muri iyi si. Mwanyumvise ariko buriya? Yes. Ni ukuri kujya mu ijuru muzajyayo cyane. Wagitanga utagitanga ni ukuri. Na Lazaro yagiye yarwaye ibisebe. Imbwa zirigata he? Ibisebe. Atora ubuki. Ajya mu gituza cya Aburahamu. Gukiranuka birihariye.
Yego. umuntu kuzajya mu ijuru ni ukwemera Yesu no guhindukira no gukizwa. Yes. Ariko gukira no gutera imbere mu bwami bw'Imana ni amahame Haleluya. y'Imana. Gukiranuka, gukora, kudacika intege, gutanga icyacumi, kumenya kubiba no kubasha gusengera ibyo bintu byawe. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Nta muntu uzagusuzugura. Amen. Inzoka yamuriye hehe? Ku gikona. Kuki itamuriye ku kaguru se? Bibiliya ivuga ngo iki? Nzabaha umugisha ku byo muzagereza kugira gute? Gukora byose. Hakora iki? Amaboko. Inzoka iriye hehe? Amaboko. Iyo ndi kwigisha karande n'imivumo mvuga ibintu bitatu. Icya mbere, Satani agufunga amaso. Mwibuke umukozi w'Imana cyangwa uwitwa Lazaro ubwo yari yarapfuye. Yesu aravuga ngo Lazaro, Yes. sohoka. Sohoka. Yasohotse ameze gute? Nayabwiye mukiriruguru hari. Yasohotse aziritse amaguru, amaboko n'igitambaro mu maso. Igitambaro mu maso gisobanura destination. Iyo upfutse mu maso ntaho wareba. Yego. Kabiri, gupfuka amaboko, kuzirikwa amaboko, nuvuga ngo ntacyo ukora ngo ugereho kuko amaboko agize gute? Arahambiriye. Amaguru, mwibukire ijambo yabwiye witwa mukozi w'Imana witwa Abraham. Yes. Aramubwira ngo rambura amaso urebe. Ego. Aho ugeze amaso niho nzaguha igihugu. Aho ugeze ibitekerezo niho Imana igeze umushinga wawe. Aho ugeze kureba niho Imana izamura ibyawe. Ariko yari afunze amaso. Muri uyu minsi hari ba Lazaro bicaye hano bafunze amaso atabona icyerekezo. Haleluya. Yaramubwiye ngo aho ugeze amaso. Amen. Ndahaguhaye. Uzakandagira. Nakoze Yesu. Imana ibwira Mose ngo babwire ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yabo. Kandi Lazaro yari aziritse iki? Amaboko. Gatatu yari aziritse ibirenge. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo ngaho genda igihugu cyose uhereye Burasira n'Iburengera, amajyepfo n'amajyaruguru, aho ikirenge kizakandagira ndahita hawe. Niyo mpamvu ntangaje itangazo muri uru rusengero. Kigali ugomba kuyituramo yakwanga yakwemera. Mu izina rya Yesu. Gutura muri Kigali ni ukuvuga iki? Vuga cyane. Yes, yego rata. Ubundi ntukambeshye ngo umuntu ya Kigali agira UPI yo muri Kigali. Arandakari. Urangira ute? Ho. Anwe sibyo buriya ra? Ebyo. Kwitwa umuturage w'Ikigali nuko ufite UPI y'Ikigali. Mbifurije kugira umutungo muri Kigali. Amen. Navuze cyane ngo amen. Amen. Ba muri Kigali, tura muri Kigali, gira umutungo muri Kigali kuko warahakandagiye habaye hawe. Hari n'igihe biya ngombwa n'uwagukodeshaga ukamugurira. Yes. Amen. Ko bamubwira mbona batanyumva. Imana yarabwiye Aburahamu ko imuhaye igihugu. Yego. Araka umugore wapfuye bamuhirimba araryanga. Ahubwo ararigura. Kandi agiye kugura irimbi ajya ku rubibi rw'umusozi. Yes. Hera ku rubibi kwa Efuroni aho ngaho hirya aho ngaho. Ati genda ndishyura waguhaye yakwambura ariko icyo waguze nta wakikwambura. Yes. Mana ishimwe. Cyo bita ikiguzi cy'isezerano. Amen. Makpera agenda arahageze muri Isiraheli. Yego. Hari yarabwa ati jye nta kibazo ntabwo nemeye ko muhampera ubuntu nimureke mpishyure. Yes. Kuko iyo baza kuhamuhera ubuntu yari kuhahamba umugore we ntahahambwe. Na Yakobo yavuye mu Egiputa ajya guhambwa ngo kandi ajya ku rubibi ntiyajya hagati. Amina. Ikimenyetso dokere tabe for the sun. Ndikumva ijambo ry'Imana rinzamutse. Haleluya. Mwamvugiye ngo amen. Haleluya. Tugiye gusengera muri bino birere. Haleluya. Cyo umuntu yaguze kibike. Yego. Wagutije yatirura. Yego.
uwaguhaye yagusebya yego ariko twaguze namubwira ntarekera aho ngo dore fagitire ariko ngego Imana ishimwe amen mwakira umugisha w'Imana ndawakiri gutera imbere mu bwami bw'Imana please ndashaka kubabwira ibintu bibiri bigiye gusa nk'ibihura mu ntega amatwi se muri kunyumva iyo ubayeho ubuzima bubi bishobora kwataka n'ubugingo bwawe yego sako mwakumvise ariko yego ntago muri kunyumva turabyumva iyo ubayeho ubuzima bubi buhora bwifuza buhora burakaye kuko nta muntu ushonje watera hareruye ebyiri ntabwo wakwayura ngo abana bayure ubure kuvuga nabi uzitanga abakire s'abantu ntabwo ushobora kubaho utabasha gukemura ibibazo by'ibanze uyu ni wa muntu usenga abanzi kubatandukanya ariko Mana yanjye ubu n'ubu ndeba koko kuki wanshyize ku isi nsezerera mveho nigendere byarakunaniye ariko Mana ubu ureba he icyo ni ikimenyetso cyerekana ko uri umupfu wamaze no gupfa uri amagufa agenda yego disi telling you ariko iyo ubasha gukemura utubazo twibanze yego hari ukuntu ugira akantu kumunezero waririmba n'indirimbo mu rusengero yego waririmba n'akaririmbo ngo yaratwimanye ukabona arazunguza n'utagira akabuno nkajya akazunguza ariko baririmba yasezeranye kwizabanana n'uwaraye ubusa n'uwariza ati yego ratamwa ukabona hari indirimbo zibafasha 405 murayizi muzo gushimisha uzaza ryari mucunguzi makubuyama uhindura ibi byose bishya icyamuka zavuti ni indirimbo y'abaraye ubusa babuze yo kwishyura inzu abagore bakubiswe abagabo banki imereye nabi ariko uwariye ntabwo yayiririmba kandi muri kunseka oya erega ibi mbabwira ngiye maze imyaka 40 mu itorero nigisha kufashwa no kuri ndi imbere y'Imana ufite cash utishyura inzu ntabwo yaririmba iyo ndirimbo yarimba Yefito mukizu nyamugira kumana nishuti nisongisi yahizi kanyigira icambo kakabo mukiza umudamu aririmba yagira ukagira ikiboko kizamuka gutya gifite ibinyamahano ariko Mana we mbaririmba irindi se mimbariza Imana byo yankoreye yatanze mwana wayo w'ikinege hampfira biciro cy'ibyaha byanjye nukwancira icyanzu ngo nge mwijwe ni ya 11 refrain singize uwo mwami wanjye namwe ngoni mana wadutabara gwego mana we kagira indirimbo uririmba bagafashwa ukagira ngo nugufashwa akumbi bagiye kumaruramo agahinda bari bafite Ezandor ya mola tala before muranda kariye change your mind yes bivuze ngo mu Kinyarwanda niyo ntego nabazanye rero yes
hindura mu Imitegekere. bwami bw'Imana tugomba kurya, kwambara, kunywa, gusa neza no gukaraba tugacya. Abambara amaherena mukambara iherena ryiza pana imiringa. Yes. Abagabo tukambara tukaberwa. Yes. Abana bakarya ifiriti, umuceri, ibirayi, Hallelujah. n'umugati. Hallelujah. Abana bakiga neza. Abagore bakambara bazerishe ya indi ya 200. Yego. Bakambara ya masupera heza. Yego. Umugore wagasohoka muri musazi. Yego. Ukaryama kuri matera Teranzi. 2 kuri 2. Hallelujah. Ukava kuri rwa rubaho. Hey. Ukarya ugahaha ugashira inzara. Hey. Ukambara ukabera. Hey. Ukagira telefone iryoshye. Ibyo mu bwami bw'Imana birashoboka. Roka. Hari probleme se? Nta kibazo. Turabyemera. Twaye iki se? Soni. Ndagira ngo baze kudusengera Imana, ndagira ngo change your mind. Yes. Birere byo kwambara neza. Birere byo. Nukuri mbwirira mugenzi we ngo hindura imyumvire. Hindura imyo. Tujye mu birere. Nimubwire mu Cyongereza change your mind. Change your mind. Change your mind. Change your mind. Tugomba gutera imbere mu bwami bw'Imana. Yes. Bimubwire. Yes. Tugomba gutera imbere mu bwami bw'iki? Bw'Imana. Tuzahora turya nabi, tubaho nabi. Ngo niko Imana yabishaka. Ngo niko Imana yabishatse. Uriya munyaga udakiri wese ko arya neza. Yegura. Abandi barava ku ifiriti wowe uyikumbuye. Ako si agahinda? Leta muganga arabakura ku mugati we warawubuze. Si imibabaro? Egora. Uzimukire wanjye. Bawureke kurya. Nagira ngo mbabwire iri vuga butumwa ribabwira ko tugomba gutindahara ntabwo riva ku Mana. Yego. Iyo tumaze gukizwa tugomba kwakira imigisha y'iki? Yima. Indirimbo 48 muzagakiza ivuga ngo iki? 48 muzagakiza imigisha. Hanihamya imbere y'umukiza ye. Oh, nezejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru sigaye ngendera nk'umuntu. Yesu umukiza niwe ijambo nakuzaniye. Amen. Ibi bintu abantu bababwira ngo niko yabishatse, niko yagize gute. Reka mwere ukuntu ari karande yakokamye. Ugira gutya ukabona igitenge urukweto rwashaje. Wabona urukweto tenge kagira gute. Wabona isakoshi ntibise n'igitenge. Buri gihe ukabona ibintu binyuranye. Wahindutse nyiramabara semabara. Kandi n'abasore nuko urukweto rwiza rwaza ugasanga ipantaro yaracuye. Uzi kubana ubugari nta mboga, ifu yazashira akazi imboga nta bugari. Icyumva ari ikintu ukwiye gushima Imana. Ese n'ikimana yaduhamagara. Hirya yo gukiranuka tugomba no gutunga mu bwami bw'iki? Bw'Imana. Murandakariye. Ugoroba turize kabisa. Ninde wanze kwitera agaparufe gahumura? Yego. Ariko kujya gushaka nk'imeze nk'ibyo bapfa. Ukabeshyera Imana. Ukabeshyera Imana. Imana ngo yarabyemeye. Azameze nka insecticide. Waruzi ne? Reka nibariza abasore. Kuba bungira saro ya 500 nuko utazi ko ari saro y'ibihumbi 10. Kora. Nimusubiza abasore muri aho. Saro ya 500 na saro y'ibihumbi 10 iyogosha neza niye. Wapfa kugenda se utatsaza ibirandevu. Wanze kwiyogoshera abasitari biyogoshera. Ariko uracunga ujyane senkisa mu kintu bafite imashini ivuga nk'ibiboroga.
ngwana ngo na senkisa barogosha ngo mujye mumvana hindura Ngo byose warakubiswe hindura imyumvire. Le pot de faux Tabika. ibintu bitatu byerekana ko Imana iri kumwe nawe Yego. nuko uva mu bwiza ujya ujya mu mu bundi. Badamazera muri aha bakobwa n'ababyeyi muri aha ngaha nta masaro meza muzi bagusokoza neza kavandirateri gahuha bakubwira ngo tuguhe iki, abasiga inzara afite udukureri twiza pani batoragura mu nzira bamukorera make up kuko jewe nemera mu myizero y'umuntu icyo akunda n'ibyo akora. Yes. Ariko hari undi usanga afite bya make up byigura 500 izo saro ni muzizi. Yego. Na hano Kicukiro ni hari. Ariko ujya gusesera ahantu mu bagore batanabona batareba ngo apfa kunshyiraho rata byose ni kimwe. Hindura imitekerereze. Murandakariye. Hindura iki? Imitekerereze. Buriya. Amen. Reka nsoze mbabwira ikintu kimwe. Usibye ubugingo nibwo Imana yagushakira ikabuguha. Ariko utabwiye Imana icyo ukeneye izabona ko bifite. Yego. Se mwanyumvise? Urashaka ko ngukorera iki? Ati shaka gukira. Kuki Yesu yavuze kuri Yesu? Ndabishatse kira. Undabwira Yesu ngo ariko Yesu nakubonye ushoboye gukiza ariko ikibazo ntabwo bishaka. Arambwira ngo ariko Yesu ubishatse wabasha kunkiza. Yesu ati ndabishatse noneho kira. Urakoze. Hindura iki? Imitekerereze. Amaraso ya mbere Yesu yavuye nayo mu mutwe kugira ngo ahindure imyumvire. Amen. Mu bwami bw'Imana urabiba, urakora, urakizwa kandi ushobora gusenga Imana. Yes. Ugatanga. Ubundi ugatuza Imana ikaguha ibyo yifuza guha byose. Imana ibampera umugisha. Amen. Mushumba nagira ngo wigire hafi. Aba bantu rero kambabwira ikintu kimwe ngiye kubabwira gikomeye. Ninde wumvise iri jambo ko rimujemo neza? Urumva muryumvise? Ibyaha mushumba yabasengeye yabaturumbuye byashizemo, ngiye nshigaje kubaturumburamwe imyumvire. Ndashaka guturumburamwe imyumvire ipfuye. Yes. Si icyo waremewe. Nibyo. Ntiwaremewe gusuzugurwa. Amen. Ntiwaremewe kwambara ubusa. Amen. Waremewe kugira duheshe Imana bahera. Hallelujah. Kuko Imana izi ko iyo duhaze tudatukana. Yego. Nibyo. Uzi ko mu bakene bahatira abana kurya biki, mu bakire bakabakubitira kurya. Wowe wawe bigenza gute? Uteka duke ngo tutagira gute? Ariko mwariye mwabana sheri nkongere naho ndatari hasigaye iby'abana we. Please, amafaranga abitswe atagaciro, ariko amafaranga akora agira agaciro. Kamvugira ijambo rimwe. Amen. Amafaranga 100 uriye arangirira muri wa mwenye hahandi hano. Yego. Aho urabona? Ndahabona. Mu gitondo. Yego. Cyangwa saa sita. Kidepende. Kagenda ukicara uti 100 rigacaho. Se murandakariye. Ariko 100 ubitse rikumara imbeho nawe wagize ibibazo. Amen. Ntago mu byumvise ariko. 100 uriye mu gitondo cyangwa saa 4. Iyo ritanyuza harinyura ha it depend. Urituma cyangwa ukihagarika. Byose ni kimwe. Yego. 100 ati. Ayambuto abibiriye ntigaruka. Ariko iyo iteye iragaruka. 100 ubitse rikuvura imbeho mu gihe izagutera. Amen. 100 utanze kuko biravuze ngo ubibira abandi nawe azagira gute? Azabibi. Kandi uvomera abandi azavomera nawe azagira gute? Azavomera. 100 utanze n'100 ubitse rigufubika mu gihe cy'imbeho. Yes. Munyemereye guhindura ibitekerezo. Kabiri, nta gishoro kiba gito. Ahato ni mu myumvire yawe. Abanyumvise neza muhaguruke mbasengere. Amen.
twinjire muri ibi birere. Reka mbibasengere kuko narabohotse Imana. Nibyo Shumba no kuri wambaye neza ariko. ndabishimira Imana. Yemba niyambariye uko mbonye. Nta kibazo ariko. Twayikise. Rega uracyari muto None ngiye imyambaro nshaka ndayizi. bangira ngo nanjye bajye mu birere byo kwambara neza. Cyane n'amafaranga menshi. Rwose. Nanyumvise ariko. Amen. Ngo babandi bategereza ko ari bukinduke. Haleluya. Cyangwa ari bubyishwe. Hey! Barabibura. Ngo baravuga ngo ahubwo Imana iri kumwe natwe. Kweli. Agira ngo mbasengere Imana. Nibyo. Nongere suremo iri jambo nibura mu nyumve nshuti zanjye. Nta gishoro kiba gito. Yego. Ahatone mu mitekerereze yawe. Rwose. Ntuzishinga abacuruzi b'iyi minsi. Barakubeshya ngo ubucuruzi ntibugenda. Bwacya kurira indege kurangura. Yego. Kuko bashaka kora munsi y'ibirenge byabo. Twibohoreye imigozi mu izina rya Yesu. Amina. Byose birashoboka. Byose birakunda. Yes. Mvugirira ijambo gusa. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Nemeye guhindura imitekerereze yawe. Nemeye guhindura imitekerereze yawe. Ducyumpereje. Icumpereje. Ducyumpereje. Ducyumpereje. Tugiye kuzabyara byinshi mu bwami bwawe. Tugiye kuzabyara byinshi mu bwami bwawe. Aho nagize uburangare umbabarire. Aho nagize uburangare umbabarire. Kandi mpagaritse agasuzuguro kose. Kandi mbagaritse agasuzuguro kose. Kuko ngiye kwinjira mu mugisha udasanzwe. Kuko ngiye kwinjira mu mugisha udasanzwe. Uyu mwaka utararangira. Uyu mwaka utararangira. Abari barindiriye ko mbyimbirwa. Abari barindiye ko mbyimbirwa. Cyangwa yuko ndi bupfe nkindutse. Cyangwa ko ndi bupfe nkindutse. Ntabwo bazigera babibona. Ntabyo bazigera babona. Ninjiye mu migisha yanjye itavogerwa. Ninjiye mu mugisha yanjye itavogerwa. Dayimoni ntazongera kungiraho ijambo. Dayimoni ntazongera kungiraho ijambo. Ahubwo ninjiye mu birere bihamye. Ahubwo ninjiye mu birere bihamye. Ndashaka usubiramo ijambo rivuga ngo Mwami. Mwami. Imbaraga z'abandwanya. Imbaraga z'abandwanya. Namenye ko arizo mbaraga afite mu bwami bwawe. Namenye ko arizo mbaraga afite mu bwami bwawe. Uhereye none ahangaha. Uhereye none ahangaha. Inshuti mbi zose uzinkureho. Inshuti mbi zose uzinkureho. Izinanizo uzinkureho. Izinanizo uzinkureho. Nta bagabo b'abanyamugisha. Babagabo b'abanyamugisha. Abagore b'abanyamugisha. Babagore b'abanyamugisha. Inshuti z'abanyamugisha. Inshuti z'abanyamugisha. Abasinzirije impano zanjye. Abasinzirije impano zanjye. Abasinzirije business yanjye. Abasinzirije business yanjye. Abambwiye ko nta mahirwe ngifite. Abambwiye ko nta mahirwe ngifite. Abambwiye ko nabuze ubwenge. Abambwiye ko nabuze ubwenge. Uhereye nonaha. Uhereye nonaha. Bagiye kubona ko afite ubwenge mu bwami. Bagiye kubona ko afite ubwenge mu bwami. Nakiriye ibiremereye. Nakiriye ibiremereye. Sohotse mu bishaje. Sohotse mu bishaje. Nakiriye imbaraga zo gukora no kugera. Nakiriye imbaraga zo gukora no kugera ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nankundira mva haniruka. Urakoze rwose. Banyemereye ko telefone imereye nabi. Andebera agafunguzo hariya.